donc umuntu ufite agaciro k'ibihumbi 200 cyangwa 500 cyangwa 100 yego ashobora nawe kujya ku isoko ry'imari n'imigabane yego ubwo ibihumbi 100 we ashobora no guca ku mubroka okay akagura imigabane cyangwa akagura impapuro z'agaciro ariko ubwo nandi kuvuga noneho yuko n'ufite bibiri ashobora gufata amafaranga yakayashyiramo muri akajya muri rya soko ajyanye niyo bibiri byundi na 2 na 5 byundi akagenda amafaranga yuzuye ari amafaranga ashobora kugura icuruza kiri ku isoko cyari gihenze si ngombwa ko umuntu aba yarize ari umuhanga wo kurikirana utuntu kugira ngo abashe kujya ku isoko ry'imari n'imigabane cyane rwose uwo ari we wese okay kuba ufite ubushake yego ufite n'uburyo bwo kujyayo warijyaho kuri iryo soko yego ugakoresha uburyo ugashyiraho amafaranga yawe ushingiye ku nama wagiriwe yego kandi waba ubyizeye yuko abantu ntibafite inshingano yo kukuyobya bakuyobeje aba bantu bafite bahura n'ingaruka zirimo gufungirwa license bahabwa license ntago bakora nta license yego so aguhaye inama zitari zukamurega yahita afungirwa license akazi kakaba kararangiye bagataha okay ikaze kuri The Eric Shaba Show. Byanga bikunda wumvise cyangwa se ukabura umwe mu bantu bavuga ko iyo ubonye amafaranga ugomba kugura ikibanza kugira ngo ubike amafaranga yawe. Ariko se igihe wabonye amafaranga atajyanye cyangwa se atageze ku giciro cy'ikibanza ubigenza ute? Urayabika ukagenda uyarya buke buke cyangwa ufite ubundi buryo uyabikamo. Ariko iyo uyabitse ntabwo yunguka ahubwo uyabitse hari n'igihe amafaranga agenda ata agaciro. Kiganiro cy'uyu munsi kigambiriye kuganira ku rindi shoramari ritandukanye ritari ukugura ubutaka gusa. Turi kumwe na Emmanuel Masantura, ni impuguke mu bintu bijyanye n'ubukungu ariko kandi akabasobanukiwe anakora mu bintu bijyanye n'isoko ry'imari n'imigabane. Ntuducike uze tuganire muri iki kiganiro urakuramo amakuru menshi. Karibu sana. Ese ukeneye ibintu byiza wakwigurira ubwawe cyangwa byo gutangamo impano ukabibura? Muri Vanisi Gift Corner hari amasakoshi meza, amasaha meza, parfum nziza cyane, amashinete n'indi mikufi ndetse na furari z'ubwoko bwose. Hari kandi ibikapu n'inkweto abana bajyana ku ishuri, ariko hari n'inkweto abana barimbana mu birori. Niba ukeneye Crocs, ibipupe n'ibindi bikinisho bitandukanye nabyo birahari. By'umwihariko rero dufite indabo nziza cyane ndetse n'amabox yo gushyiramo impano. Duhamagare kuri 0782 665 976 cyangwa twandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu. Dukorera i Remera ku Gisimenti muri basement y'inyubako ya Ikaze House mu muryango wa 6. Turabategereje. Monsieur Masantura. Shaba Uraho mubye. uraho namahoro Ukuri iminsi. Myaka myinshi. Ajimi imyaka itari Igori. Akira ubwo ari wowe. None se biti we? Yemeze neza. Uziko ngo heruka kera bya hatari. Ariko nawe ntuvuga icyo gihe. Ako ni kera my friend. Ntubivuge pe. Wowe isoni. imyaka yo ishize twabanye tuzirana wenda. Tuzirana. Twabona nituhava ntago tuzongera kuvugana. Ubwo turatandukanye. Principe ivuga gutya. So long as upfa kuba nta rwangano rubirimo. Yego. Abantu baba bari kumwe. Uyu muntu nta kibazo dufitanye. Yego. Iyo duhuye bimera nkaho twari turi kumwe ejo. Ese ari cyo dufitanye? Bibwira abantu badukurikiye muri kamera babwire ko ari amafaranga nkurimo. Uyu mugabo ni umwere kuri jye. Okay. Banza umbwire. Uyu mugabo twarakoranye ahantu kuri televiziyo y'u Rwanda kera cyane tukiri abajene. Ndahagusiga, warahansanze. Narahagusanze, ndahagusiga. Nanjye mbona ntatanzwe. Ndagenda. Uretse iyo ngiki turakigarukaho mu kanya gato. Banza umbwire. Ntago nigize ngira amahirwe yo kubaza. Masantura bivuga iki? Bivuze ngo igikomangoma cyavutse ni phrase. Ni mu ruhe rurimi? Ikinyamwezi. Ikinyamwezi. Ni Tanzania ni Uganda? Tanzania. Nyamwezi Empire is umugabo witwa Mirambo. Uziko rugomera nyumvise iyo Chief Mirambo yayoboraga Nyamwezi Empire. Ikinyamwezi sura kivuga?
cyangwa nuko ababyeyi Kinyamwezi buriya n'igisukuma bivuga kimwe nuvuga ngo iyo mvuze igisukuma nsa naho mba ndi kuvuga Kinyamwezi rekada rero hari abantu bitwa abadakama mu Kinyarwanda ni abadakama ariko ni wadakama bari hagati y'abasukuma n'abanyamwezi aho ngaho rero niho ni mu kihe gice cya Tanzania nta nubwo ari na kure y'aha ngaha ni nk'ibirometero wenda 400-500 kuko nuvuga ngo buriya Mwanza Shinyanga na Tabora ni ibice by'abanyamwezi n'abasukuma hari umuhungu twize guhurira mu gihugu kimwe cyo muri Afrika avuye muri Tanzania mu bazina rye ambwira ko yitwa Muhizi ndambwira witwa Muhizi ubu yavuze ngo Muhizi ndamubwira dufite abantu bitwa gutyo mu gihugu ahita ambwira ko ubwoko bwabo nsigaye nibagirwa hari ubwoko bwo muri Tanzania buvuga abahangaza niba ari abahangaza abashubi abaha rero n'umuha neza twaganiraga nk'uko turimo kuganira avuga urwo rurimi rw'iwabo tukumvikana avuga igiha nk'ikirundi yego na radio mbere kiriya gihugu urabona ni kinini buriya narahabaye muri Kigoma nigaga mu ishuri ryitwa Katubuka yego ngo iyo wafunguraga radio y'u Burundi cyane kurusha ya za Tanzania radio Tanzania ntabwo yahafataga cyane rero bariya bameze nk'abari abarundi ibi bice ni bimwe buriya abo bantu abahangaza n'abanyarwanda mu by'ukuri bagegera abashubi n'abantu duhuje ibintu hafi ya byose gusa urebye n'amateka buriya iyo ako gace narimvuze ko Mirambo yategekaga kari gapakanya n'agace kategekaga na Chief Rumanyika rero we yari afite umwana mu bana byo wumva ngo Kimenyi wayoboraga iki Gisaka yaramukatiye ambwira ngo twari Gisaka cyeyo genda tuyobore kiriya Gisaka Gisaka ni igihugu nuko kari agace kakase ibice byose byari bimwe nuko nyine amateka agenda nyine agashwana ibintu biri kuvuga wagira ngo ufite imyaka 76 uri gitangaza wa mugabo so Masantura ni igikomangoma cyavutse urimo cyuri igikomangoma bari wavutse uwo munsi bakwita gutyo ni izina ni nk'ingoma babyinirira igikomangoma cyavuze ngo igikomangoma cyavutse hanyuma waje kuva mu itangazamakuru hari ijambo ukoresheje no ryivugiye kuri kamera ngo wumvise waratanzwe kuki wavuye mu itangazamakuru ninde wakubwiye ko navuye mu itangazamakuru wewe warivuyemo no sorry wewe warivuyemo ntabwo narivuyemo ariko wavuye hariya nanjye tukikubona urumva buri itangazamakuru urivamo ntiri kuvamo uziko nkunda kubwira abantu ibyo bintu je buriya kuva mfite imyaka 9 wenda sinarinzi ko nzaba ndi kuvuga yego ariko narinzi ko nzaba umunyamakuru ku myaka 9 umva iwacu bari abantu bakunda gusoma cyane neza nabaye ngiye navukiye Tanzania nkurira Tanzania hariya umugabo kwitwa umugabo mu rugo no gutahana ikinyamakuru n'umugati ni mbese ubu uri umugabo wuzuye kuva gutahana ikinyamakuru mu kwaha n'umugati mu ntoki muri ketse bakaba babizi ngo uriya mugabo n'umusirimu n'umugabo kabisa bivuze ngo n'umugabo ubwo rero icyo kinyamakuru iyo cyageraga mu rugo rero abana twarasomaga cyane ukagira gusoma ibyo bita gacemsha bongo ubwo twakundi guhuza twatuntu kugira ngo uhuze amagambo bigatuma ubwonko bukurikira ariko ukamenya n'amakuru yabaye habaga hari ibitamyamakuru bya mu gitondo mu cyakare ku manywa bifite amazina yitwa gutyo arasiri adhuhuri alfajiri ku mchana yikitwa gutyo ariko bivuze ngo buri gihe hari ikindi gisohotse kandi gikuye inkuru yavuzwe mbere ubwo rashaje haje yindi gusoma rero bikaba umuco gusoma hariya byari umuco ibyo rero byatumye numva nkunda kwandika no gusoma hakabaho rero agace kabagamo riwaya ubwo ni nka stories nakundaga kwandika rero stories nkumva rero nzaba umwanditsi ushushanya kuko ushushanya katuni buriya ngeze no mu Rwanda buriya nagiye nshushanyiriza katuni bitanga ibinyamakuru byuzi mu Rwanda bikomeye nagiye mbishushanyiriza katuni ukayibona ariko buriya ntimumenye urebye ku gasinyature muzajya mubonaho Masantura kaba kari yego ubwo rero narinzi ko nzaba umunyamakuru wandika ndi muri segonderi natangije ikinyamakuru cyitwa Impamo nigigaye ni hariya cyageze aho gitangira kubona na budget musenyeri birinda abagabo buriya
yari yaragikunze kazajya bashyiramo udufaranga kugira ngo twohereze abanyamakuru ngo n'abanyeshuri tukohereza twagiraga ikipe zikomeye ya volley n'iya basket n'iya foot rero kipe zagenda twohereza umunyamakuru ujye ukavarenga amakuru hakabamo udukuru dutandukanye ubwo rero nuko nari nzi ko ndi umunyamakuru ariko wandika kuvuga byatangiriye Butare ngeze i Butare ndi muri EPRM mu mwaka bawita w'imfabusa hari radio hariya njyayo bwa mbere mu kwezi kwa gatandatu 2022 2006 bati ariko nyamara uri murabikora neza ubitangazamakuru bati ntuzaryige tugeze igihe cyo guhitamo fakirite Aldo avuga Imana uri abayoboraga Sarusi niwe waje kuyobora radio Rwanda yego atambwiye ati wowe ntuzahitemo kwiga itangazamakuru tuzaguha kose zose zishoboka ariko genda wiga ushaka uzakoramo itangazamakuru nuko nagiye kwiga ubukungu najyaga nibaza uyu mugabo kucyavuga ibintu by'ubukungu cyane uyisuzu bigushaho ubwo gihe nize ubukungu rero ibyo nzi ni ubukungu masters yanjye ni ubukungu ibyo nkora ni ubukungu ibintu byonge byose bizingiye ku bukungu ubu ni wawe ndakuramo mu bukungu iyo nkurebye mbona mu bukungu hanyuma kuki waje kuva mu itangazamakuru kurivamo muri ubwo buryo nyine bw'ikinyarwanda neza icyabaye inshingano zigenda ziyongera yego uko inshingano ziyongera uranakura tangira kugira ubwoba buriya yuri umujene uba wumva ibintu byose bishoboka so nakoraga ibyo nkunda ndatitiriza ndahatiriza ndabikora ariko bigera igihe kandi buri icyo gihe cyose nabonaga nari mfite izina ari kugenda rizamuka nkabona promises nyinshi abantu waje tukagushyira ngiye nkora ibyo nkunda ntago nkora ibyo ubuzima buri kuntegeka bigeze igihe mbona ahantu harimo kunyemerera gukora ibyo nkunda urumva nkabivanga n'akunyu akunyu kakavamo akunyu niko katumye mvaho narindi ntabwo navuye mu itangazamakuru ibyo ndi gukora ndimo ndabwira abantu amakuru meza ngenda ntangaza inkuru nziza ku bijyanye no kwizigamira n'akamaro ko kwizigamira n'imibanire yacu n'amafaranga ubwo bukungu nize ndimo ndabushyira muri pratique igitandukaniro nuko ntabwo mbivugira kuri kamera ya televiziyo nakoreraga cyangwa radio nakoreraga ubu ndimo ndagenda nkavugana n'abantu bareba n'amenya na reaction yose nkajya mu gihugu hose nkamenya ko ibyo navuze byatanze umusaruro ntabwo narivuyemo ndacyatanga amakuru tuguhaye karibu ndagushimiye karibu sana kuri Direct Shaba Show ndagushimiye cyane ni byiza cyane rwose ko ndaha nice yitwa Emmanuel Masantura ni impuguke mu bintu by'ubukungu ariko nyine akaba hariho n'uwo mwambaro w'itangazamakuru umuntu adashobora gupfa kwikuramo nkuko nkunda kubivuga ubwo tureta twanzika ni insanganyamatsiko y'umunsi mu gice cyacu cyitwa tubivugeho. Masantula si waje ngo tubivugeho se ubu tugiye kubivugaho cyangaho we rero kuganira nawe kuganira n'umunyamakuru nyine biragoye ariko uyu munsi ndashaka ko tuganira ngiye kugerageza ndashaka ko tuganira tugatandukana hari ikintu abantu bakuyemo mfite ikibazo gikomeye kimeze gutya mu Rwanda kubera ko nta bushakashatsi nakoze mbishyire mu bantu bankikije abantu bankikije abenshi hari dosiye zishobora kugukoraho abankikije abenshi ugize amahirwe yo kugira amafaranga abona runaka atari menshi atari miliyari 10 kuko abo ngabo ntago mbafite bankikije ikintu cya mbere kiza mu mutwe kijyanye no gutegura ejo hazaza no kugura ikibanza nicyo kintu kibanza kuzamo mu mutwe rero nkahora nibaza iteka igihe ibibanza byashize kuko wibuka ubuso bw'igihugu kuno bungana kandi tugomba kuba dufite ubutaka buhingwa dufite ibyanya bikomye dufite barimo gutunganya ibishanga kugira ngo tubashe kubidukikije tubirinde n'ibiki byose igihe ubutaka bwashize abantu bazashyiraho amafaranga kandi uko iminsi igenda irushaho kwegera kuba myinshi niko ubutaka burushaho guhenda ku buryo hari abantu batagifite ubushobozi bwo kugura ubutaka ko bafite amafaranga make banza umbwire mbere yuko tujya kure niyihe mpamvu ituma utekereza ko abantu ikintu kibabangukira mu mutwe ari ukugura ubutaka
urakoze cyane. Mu buryo bwihuse cyane ni umuco. Okay. Ni kuvuga ngo nagize amahirwe yo kuba mu bihugu 4 mu 8, arya tugejeje 8 mu bya East African Community ni 8. 8 7 hari. Nagize amahirwe yo kuba mu bihugu 4 muri byo. Mu Rwanda honyine muri ibyo bihugu nkubwiye, mu Rwanda honyine niho umwana mutoya batekereza kugira inzu. Okay. Nuvuga ngo niyo mu misango bari kuganira abasaza bikarangira barashyingiranye bavuga ngo twereka aho wubakiye mwana. Mu Rwanda niho honyine umuntu yabaga afite urugo akamenya ngo ahangaha naho nzubakiye. Ngo kwitwa urugo mu Rwanda no kugira ufite inzu. Inzu apana inkodeshanya. Mu Rwanda niho honyine umupangayi na nyirinzu baba bavugana nk'aba ari transition. Bumva ejo muzatandukana nanjye nzagira iyanjye. Ntago babumvikanye ku gipimo cyo hejuru. Mu nzu yawe ko simbyishimiye. Ahandi umuntu ashobora kuvuka akarinda asaza atarigeze atekereza gutunga inzu. Bitabitekereje ubwo n'ubushobozi bwawe ntago uri burwane nabyo kubishaka. Icyo cyambere nuko ni umuco. Ko umutungo ukomeye watuma bakubaha muri societe nuko ufite akabanza cyangwa ufite inzu. Cya kabiri, kubera iyo mpamvu ngo demande y'ubutaka nayo izamo na speculation. Ubwo binavuze rero ngo kubera ubwo bushake igiciro cy'ubutaka kiraza kuzamuka kuko abantu bari bube kuba bushaka ni benshi. Akaba ari naho ngusubiriza nkubwira ngo nta gihe ubutaka buzarangira. Okay. Uzakomeza buhererekanwa. Buhererekanwa mu biganza by'abantu. Noneho umwe arapfa agafana viziyo ye, undi akavukana viziyo ye, akayikomeza buhererekanya. Okay. Ibyo bivuze ngo agaciro k'ubutaka kazakomeza kazamanuka. Ntibuzashira ahubwo kazazamuka. Okay. Ariko uko kazamuka ni nako naho abantu bakura kugira ngo babashe kubugura bazakomeza kuba bahabona. Bahavumbura. Yego. Ni nayo mpamvu ibiciro bitajya bisubira hasi bizamuka abantu bakica ngo bizamanuka. Ntago bimanuka ahubwo aho ukura hagomba kwiyongera kugira ngo bashe kugira gute stabilizing. So ibiciro biba stabilized ntago bimanuka. Okay. Aho kuzamuka kw'ibiciro no kuba stabilized cyangwa kugira gute kujya kuguma ku murongo. Umurongo wuhe wowe byagutegereje urabifata. Icyo rero kivuze iki? Bivuze ngo wowe nushora mu butaka ntago ugenza nko kunyege. Ahubwo icyo nakora ni ukukwereka n'andi mahirwe utatekereje. Ubwo niho tuza rero gutangamo inama bishingiye kuri experience. Reka duhite twambukira aho ngaho ugeze heza. Mbere yuko tuhagera ni kuko ndashaka ko duhite twambuka aho ngaho rutambutse ariko twinjiremo neza. Ni ikibazo kuba abantu bose batekereza ubutaka kuri wowe. Wumva ari ikibazo? Economically ni byiza ariko ni bibi kuko bitera speculation. Speculation buri hari ibitanzi tabanzi. Speculation rero mu Kinyarwanda ni iki? Nibo ndanga kubyita ibiciro bitari byo. Okay. Ndanga kubivuga gutyo. Tubyite ko ari ugushyiraho ibiciro mu buryo budafite icyo bushingiyeho. Yego, nuvuga ngo kuba ibiciro bidafite icyo bishingiyeho nicyo ndumva bitubivuze gutyo byakumvikana. Nuvuga ngo yewe kubera ko abantu benshi bari kubushaka ubutaka, ndahita avuga ngo ubutaka bwanjye ndabugurisha miliyoni 100. Ariko nta gaciro k'ubutaka karimo kungana miliyoni 100 ariko kubera ko abantu benshi bari kubushaka bari kubugana dushyira kuri miliyoni 100. Urumva? Noneho n'umukomisiyoneri nawe aragenda ahita avuga ati yewe ndumva nabushyira ku 120. Okay. Akaba ari ubuzamura umukomisiyoneri apana na nyirinzu. Ikibanza yashakaga miliyoni 100 ariko umukomisiyoneri ariko nkurikije uko mbibona hanze shyira ku 120 kugira ngo aryemo 20 cyangwa 10. Iyo ni speculation. Kubera iki? Kuko nta regulation irimo. Nta buryo bwo kubikurikira, nta buryo buhari bwo kubikurikira, nta mategeko n'amabwiriza birimo kubigenga. Bizagera igihe rero ukuboko kutangiye kwinjiramo kwa regulator cyangwa umuntu ushinzwe kugenzura no gukurikirana. Bizagera igihe. Ubwo wumvikanisha ko harimo icyuho cyo kuba nta muntu ubigenzura. Yego.
rwakabaye ruhari ariko nta nshingano bwite y'umuntu uvuga ngo none aha niwe ukurikirana ibijyanye no gukurikirana izamuka rikabije itumbagira rikabije ry'ubutaka. Ubwo urumva hazabaho gukenerwa ku rwo rwego rubikurikirana umunsi no kuba rwakumira iryo gukomeza ryo gutumbagira kwabyo. Ibi rero bivuze ngo ni byiza ariko bitera ikibazo, bishobora gutera ikibazo ariko icyo kibazo kizavamo igisubizo cyo gushyiraho umuntu ubikurikirana umunsi ku wundi. Yego, hanyuma mu rwego ni kuki rero mvuga ngo ni byiza nanone iyo dukomye urusyo tukaba nigasira. Ubwo ni ukuvuga ngo wowe nyiri ubutaka kuba ndi kuvuga ngo ni bibi ubutaka buri kuzamuka agaciro harimo aravuga ibiki. Urabona ko nitujya tuvuga ngo ibiciro byazamutse wowe ukababazwa n'iki ibiciro bya moto byazamutse, urumva banyiza akagutwara akakugeza muri butike yawe ukicara ugacuruza isukari kandi isukari yazamutse. Ntabwo uri gushaka ibiciro bya moto bizamuka kandi umukiriya wawe ni uri buze kugura isukari, urimo uramuha make yaze kugurisha iki se ya sukari yawe kandi yazamutse. So ni shene cyangwa umuntu ucuruza ibirayi ntabwo ushaka ko ibirayi bizamuka, urumva, ariko kugira ngo wowe ubashe gusavayivinga urimo urabarira ku birayi uri bukonsome, ariko mu kanya araza kugura dodi wawe, ariko dodi urashaka kuzizamura kuko ni wawe. So kuri ibi bintu bisaba kureba ku mpande zombi, ukareba inyungu ku mpande zombi. Rero nonaha nyiri ubutaka yakaba yifuza ko ubutaka bwe buzamuka agaciro. Ni nacyo cyatuma bigaragara ko bitakiri kuzigama ahubwo bibaye gushora imari. Ubwo urumva tuzanyemo asipe ebyiri, tuzanyemo ibintu bibiri, kuzigama no gushora imari. Byakabaye byiza yuko abantu babijyana ibyo bintu kuko agaciro k'ifaranga kagenda kamanuka, urumva, depreciation ku isoko ry'ivunjisha ugereranyije n'amafaranga cyangwa amashiringi yandi n'amadolari n'ibindi bikoreshwa, habaho icyo twita depreciation cyangwa appreciation, izamuka cyangwa imanuka ry'agaciro k'iryo faranga ryanyu muri kuganiraho. Hakabaho n'icyo twita inflation, izamuka cyangwa gukomeza kuzamuka, continuous increase ya price, ibiciro ku masoko y'ibicuruzwa bana isoko ry'ivunjisha. Ibi bintu biri iyo utabyitayeho rero ukabona ubucuruzi ibintu birimo birazamuka, urumva, ariko birimo birazamuka ku gipimo kititaye ku isoko uko rimeze, ushobora gutanga imibare ipfuye ugakora igenamigambi ripfuye. Nibyikomple kujya umbwira tubyoroshye tubimenamo amazi ariko nonaha nakubwira ko umuntu wafashe umwanzuro wo gushora mu butaka kubera yabyumvise gusa ko ubutaka buhenze, ashobora kwifata akajya ahantu, ntabwo ndi gushaka kuhavuga kugira ngo ntapfobye ubutaka bwaho, akagenda agashyiramo amafaranga, especially aba diaspora batari muri iki gihugu babwibwiye gusa ngo ubutaka burazamuka, yafata amafaranga yagenda yashyirayo, inkurika mu bantu itandukanye n'ibyo yabwiwe. Bwa butaka ntibuzamuke ku gipimo gikwiye. Abyumvise kubera ko yabwiye ubutaka ariko ntabwo yabwiye particular ko hari ahantu buzamuka byihuse naho utazamuka byihuse, kandi we yari afite intention yo kuzamura gusa agaciro k'amafaranga ye, ntiyari afite gahunda yo kubaka. Sibyo? Ubwo ni ukuvuga ngo ku ruhande rumwe investor byari byiza, ku rundi ruhande leta irahomba kuko gufata ubutaka ukabwibikaho gusa ntunabwubakemo ni bibi, urumva, bidindiza iterambere. Ariko nawe aragiye yashyizemo amafaranga arahiye kandi yakaba yashora handi. Ubwo rero niho tuza tukagira inama ku bijyanye na opportunities zindi, amahirwe yandi hari mu bijyanye no kwizigamira, gushora imari. Hari amabanki, hari ibigo by'ubwishingizi, hari ibigo by'ubwiteganyirize, hari ibigo byo kwizigamira. Aho ngaho niho tugenda tuvuga ngo ushyize aha ku mubare umeze gutya ugashyira aha ku mubare umeze gutya, bishobora kuba byaba byiza kurusha hano. Hari nk'umuntu uvuga ngo ngiye mfashe amafaranga yanjye, twafashe ubutaka. Hari umuntu uvuga ngo ngiye nyashyira mu madolari nkurikije igipimo cy'ihindagurika ry'agaciro k'ifaranga ku isoko ry'ivunjisha, mba ndinze agaciro k'amafaranga yanjye, mba nabonye inyungu, wanabifata nk'ishoramari. By the way, ntabwo bifata nko kwizigamira, ariko si ishoramari mu by'ukuri, ntabwo ari ishoramari, urumva, ahubwo ibyo ngibyo ni kuba ikayatarana, no kuyabika kugira ngo basanze ikaguma gutyo ntakiyongereye. Turaza kujya muri details zabyo. Urakoze cyane. Aho wari ugeze ahantu heza cyane. Uravuze ngo kandi hari ahandi hantu hari amahirwe y'ishoramari. Mu Rwanda tugira ikintu bita isoko ry'imari n'imigabane. Ugiye kubisobanurira umuntu utaragize amahirwe yo kugera ku ishuri, isoko ry'imari n'imigabane mu by'ukuri ni iki? Urakoze cyane. Isoko ry'imari n'imigabane
ni ihuriro ntabwo ari ahantu ni ihuriro ry'aba abantu bafite amafaranga surplus fund n'abantu bakeneye amafaranga bafite ibitekerezo. Wowe ufite amafaranga urabikomeje nanjye ntabyo numviza ngo ni umenemo amazi umenya hari ari uko ibyo nibwira ko ugiye kumbwira atari byo umbwiye ubwo mise numva ko ntazi isoko ry'imari n'imigabane nicyo bisobanura. Niyo mpamvu navuze ngo si ahantu. Yego ni ihuriro bishobora kuba biri online bishobora kuba so it's a platform. So a platform rero ntabwo ari ngombwa ko haba ahantu. Ubwo nukuvuga ngo naho abantu bashobora guhurira yewe nshaka amafaranga yo kwagura ibikorwa byanjye. Intention ya icyo nshaka no kwagura ibikorwa byanjye. Mfite ibitekerezo, mfite umushinga, mfite ibyo ndimo gukora natangiye ariko ndashaka kubyagura cyangwa kubishyira mu bikorwa. Nkahita njya ahantu gushaka amafaranga. Nagereyo nkasanga hari abantu nabo bafite amafaranga baje gushaka abantu bafite ibitekerezo byo gushora. So ntabwo ari ugugendera ngo ndatega ngiyeyo nshobora no kurebera no kuri telefone ukabibona. So ni ibintu bishoboka byose ni ibintu. Niyo mpamvu navuze ngo ni ihuriro. It's a platform. Ubwo mbinogeje rero nkagenda mbinyana nabwo ngo bikora biti. Bikomereza aho ngaho. Ngo ubu nonaha umuntu ufite amafaranga hari ibicuruzwa biba ku isoko ry'imari n'imigabane. Tuvuge nk'iryo mu Rwanda. Ushobora no kujya ahandi tukareba n'ibindi. Ariko iryo mu Rwanda icya mbere ushobora kuba hari ikigo nonaha. Ninza kubivuga iki kiganiro kubera ko kitari live ushobora no kubikuramo nubona bikeneye kukwishyura. Humura. Ujya kubishyuza. Ujya kubishyuza. Ngo dufite uyu munsi ibigo bigera ku 10 biri ku isoko ry'imari n'imigabane. Muri ibyo bigo harimo ibigo nyarwanda 100% hari n'ibigo byo mu karere hari n'ibigo byo mu mahanga. Wenda ndavuga nk'urugero hari ikigo cyitwa RH Bopero cyo muri Afrika y'Epfo gikora ibintu bijyanye na santé n'iby'ubuzima kiri ku isoko ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda. Kirashaka iki? Amafaranga. Muza n'amafaranga dushoye mu bikorwa byacu yongiye kuko nta n'ivuriro bafite anga bashora iyo bashora. Dufite ikigo wenda nka KCB cyangwa Equity byo mu karere byo mu karere hano. Dufite nk'ikigo nka Bralirwa cyangwa Beka kiri ku isoko ry'imari n'imigabane. Bose barashaka amafaranga. Bashaka amafaranga abo ngabo mu buryo bwo gucuruza imigabane. Ndagenda mbyoroshya nanone byumve. Wowe Eric Shaba ufite company yawe. Ese wayitubwiye? Company yanjye yitwa Narrativa Studio Africa. Narrativa Studio Africa. Narrativa Studio Africa urumva washyizemo ijambo Africa kugira ngo ugaragare uburyo utagwingiriye ushaka kwaguka. Ariko nkubajije ibihugu utarageramo turaza gusanga ari byinshi bya Afrika kandi ufite intego inzozi zo kuzabigeraho. Uyu munsi company yawe n'ibikoresho byose birimo n'ibiki n'abakozi n'udufaranga ufite kuri konte ukuraho n'amadeni ifite ufite agaciro. Company yawe ngiye kuyigenera agaciro ntago ndi kubaza ibyawe ngiye kuyigenera agaciro ka miliyari 1. Miliyari 1 y'amafaranga y'u Rwanda yukoze operations zawe zose umwaka wose ubona inyungu ya miliyoni 100. 100 wakuyemo n'imisoro n'ibiki byose nya miliyoni 100 urazisigarana. Ariko 100 ni izawe wenyine kuko 100% company ni yawe. Nuhomba muri urihombera wenyine. Ubwo mvuze inyungu ya miliyoni 100. Ushobora kuba ugiye unakora ibyo ukora byose ukajya mu gihombo cya miliyoni 100. Now ugiye ku isoko ry'imari n'imigabane rero ubuvuze ngo iyi company yari yanjye genyine 100%. Nimo ndashaka ko haza abandi bantu tuyifatanya bakaba ba nyirayo. Ndakomeza nshyire mu ibikorwa napanze ariko ibi bikorwa n'ibyunguka bazunguka n'ibihomba tuzafatanya igihombo. Duhere ku kunguka rero. Wari ufite 100% ry'inyungu ya miliyoni 100. Uragiye watse miliyari 5. Muri izo miliyari 5 uracuruza urakoze ibyo ukora biragutse biguhaye inyungu ya miliyoni ya miliyari 1 ku mwaka. Noneho watanze imigabane ya 50% usigara na 50%.
so tugiye gufata 50% ya miliyari imwe ni miliyoni 500. yego Mu by'ukuri company ntabwo ikiri yawe wenyine, washyizemo abandi bantu, baguha amafaranga wagura igishoro, ariko waguha igishoro ubona inyungu ya miliyari imwe, ufashe usigaranye, noneho mu kubona iyo nyungu urayisaranganyije abantu ibyo bakeneye bitewe n'ijanisha ry'imigabane bafite muri ya company yawe. Ijanisha ryawe ni 50%, usigaranye inyungu ya miliyoni 500. Wagutse cyane ntiwagutse? wagutse cyane. Wagutse. Kandi mu by'ukuri ntabwo kiri owner 100%, ntabwo kiri nyiri ya company 100%. Uwo mubare urawumva? Yego. No ku gihombo bibare gutyo, wahombaga miliyoni 100, muracuruje uhombye miliyoni 100, ariko hajemo abandi baba shareholders bari kugufasha icyo gihombo, ufite 50%. Ubwo ni ukuvuga ngo uhombye miliyoni 50, kuko ni 50%. Yego. Sibyo? Ubwo ya mvune wahuraga nayo mu guhomba miliyoni 100 iragabanutse, mufatanyije igihombo. Ikindi gihombo cya miliyoni 50 kirajya ku ruhande rw'abandi banyamigabane, kuko niko imigabane ikora. Okay. Ako ni agace kamwe, ndashaka ngo mbijyemo byose, urihangana n'indondogoro guza. Nta kibazo. Nuvuga ngo agace ka kabiri turacyari kuri corporate nanone, ku bigo. Ufite company yawe ikora i production nk'uko nguko, urashaka kwaguka, agaciro kayo kari miliyoni 100, noneho uragiye ugiye ku isoko usabye miliyoni zindi 3, miliyari zindi 3 kugira ngo wagure ibikorwa byawe mu karere, ariko ntabwo ushaka ko baba owners, uragu muri owner 100%. So urababwira ngo nimuniza aya mafaranga ku nyungu ya 14%, banki yaguhaga inguzanyo ku nyungu yenda ya 18%, cyangwa ku nyungu ya 12% cyangwa 13%. So utangiye gukora kwagura bya bikorwa, baguhaye grace period, nzatangira kubishyura dividend mu gihe cy'amezi 6. Ubwo ni ukuvuga ngo ni coupons, kuko ushyize icyo bita rero icyo twita corporate bond. Handi watangaga dividend, hanga utanze coupons. Dividend ni inyungu abantu barimo kubwo ndaza kubijyaho burya umuntu yungukira gute mu gushora. Ubwo ndacyari kuvuga kuri we nk'ikigo noneho cyawe. Utanze coupons mu nyuma y'amezi 6, bivuze ngo aba bantu uzajya ubaha inyungu y'umwaka 14%, uyicemo kabiri, wenda tuvuge niko wabyanzuye, ubwo uzajya utanga 7% y'aya mafaranga, uyabasubiza ubaha ya nyungu. Nyuma y'imyaka 5 bitewe n'igihe watsiye amafaranga, cyangwa imyaka 10, uzaterera amafaranga yabo yose uyabasubije, kuko uzaba warayabonye igishoro. Uzaba warashoye, warungutse, warabonye amafaranga uyakusanya ushyira ku ruhande, wagura uterera amafaranga yabo. Ibyo cyo twita maturity, byarangiye igihe cyabo cyo gusubizwa amafaranga cyane, ubasubiza amafaranga uko bayaguhaye. Yego. Nyamara baragiye bunguka gake gake, bafata inyungu cyangwa mu gihe runaka. Iyo ubwo ni uburyo bwitwa corporate bond. Ubwo wumva corporate za kabiri ishobora kuza mu buryo bwa shares cyangwa bond. Yego. Now uburyo bwa gatatu rero bwo kuri igicuruzwa cya gatatu kiri kuri isoko ry'imari n'imigabane ni treasury bonds. Impapuro z'agaciro za leta. Ubwo ngo leta ifite budget ya miliyari ibihumbi, ariko mu mafaranga bari bukure mu misoro ni miliyari 5, ayo bari bone mu madeni yo hanze ni miliyari ziniza. Ariko reka kugira ngo tujye kwikopesha hanze, ibihugu bidushyiraho amategeko n'amabwiriza rimwe na rimwe akomeye, ni mwemera ibi n'ibi, ni mwemera ibi n'ibi n'ibindi nk'ibyo ngibyo bitakabaye bihura n'umuco wacu. Tubonye abanyarwanda batuguriza byaba byiza, kuko 1 turabaha inyungu batera imbere, ariko aya mafaranga araba atarimo kondisiyo nyinshi. So ubwo noneho leta igashyira impapuro z'agaciro ku isoko, zigapiganirwa bwa mbere, zigapiganirwa no bwa kabiri ku isoko ry'imari n'imigabane. Isoko ry'imari n'imigabane ryitwa secondary market, kuko bwa mbere yapiganiwe bwa mbere, urumva kuri IPO, bwa kabiri ni ku gihe zamaze kugurwa uzifite ukazishyira ku isoko hariya ngo ni muzigurishe, muziha abandi bantu. Uko ugenda ugurisha niko bigenda. Uretse gato, bwa mbere ngo hari uziguze, hari primary market, kuri ya wambwiye ngo zasohotse, niba mbwiye uti yadutumiye. Ubu turi gukora iki kiganiro, hari itangazo nabonye rya Beneri yasohoye z'imyaka 7. Yego. Ubwo icyo gihe iba yashyizeho igihe runaka, ati ni mupiganwe kugeza igihe iki n'iki muzigura. Okay. Ubwinshi bw'abantu ko bagenda bitabira n'igiciro bari gutanga, nibyo bizakora mpuzandengo icyo bita
igiciro kizajya gitangwa cy'inyungu okay sibyo okay ya coupon izaba ari kuri kangahe noneho abantu ba mbere baraziguze ndetse batanze amafaranga hari nigeze ipiganirwa cyane kubera ko abantu bazinyotewe cyane ugasanga zapiganirwe ku gipimo cy'180%. Ubwo nukuvuga ngo abantu benshi bashatse amafaranga niki gituma binazamuka cyane usanga harimo ibigo bifite amafaranga menshi bifite maso nini cyane byashakaga bakabwira ntabwo mwebwe twabarengereza igipimo iki niki RSSB ntabwo tubarengereza igipimo iki niki ko mufite maso nini abaturage turabaha ibingibi kubera ko abaturage nibo tukifuza cyane ko bazigura bakeneye babona iyo nyungu babona iyo nyungu so gutyo muri ubwo buryo bakabapimira wenda mwebwe murafata 20%. Ntabwo umuntu ashobora kwifata ngo aze ngo avuge ngo ngewe ayo mafaranga yose mushaka ndayabaha ntabwo bishoboka kuko urumva leta ikibereyeho nicyo ngicyo n'ubundi no kurengera abaguzi bato ibigenje icyo yabigiye mu bucuruzi bwuzuye 100% cyangwa ikagira n'ubusambi kayafata yose amafaranga mwazanye yego kandi itari yo yarikeneye igena migambi kabira pfuye twashaka miliyari 10 wowe urimo uravuga ngo ndatanga miliyari 20 urumva baraza kugira ubusambo bafate miliyari 20 birapfuye twe baguma kuri focus twashaka miliyari 10 gusa ibirengaho byose ntago tubikeneye so wewe urimo gutanga ngo turareba kwijanisha tugoye kuri 20% turafata amafaranga ngahe ko twakugeneye 20% gusa twageneye aba batoye na iyo bigenze gutyo rero biragenda bikavuga ngo za ya tariki ntarengwa yarangiye beneri yaguhaye none izo mapuro ziba zamaze kugera kuri secondary market ku isoko ry'imari n'imigabane byo twavugaga icyo gihe zitangira kuba bakazitradinga mu buryo busanzwe yewe mfite impapuro hari ibyo bita bid na offer yewe mfite impapuro nshaka kugurisha wowe ufite impapuro ushaka kugura ugaca kuba broker kuko we ntabwo wakwigira ku isoko ry'imari n'imigabane ngo tugeze ku buryo isoko rikora uraza kubwira umu broker cyangwa umuhuza abahuza ku isoko ry'imari n'imigabane hari ibigo by'abahuza bitandukanye bigera nko ku 9 mbere yuko tugera ku isoko ry'imari n'imigabane uburyo rikora bahuza uburyo umuntu aregeraho n'ibindi umuntu ubwo nayo nkiri ku bicuruzwa kuko ako kantu nari nkazanye gusa bicuruzwa nayo ntarabirangiza hari hasigaye bibiri kubera ko navuze treasury bonds treasury bills shares noneho nakubwira hazagamo noneho ibigo bishobora kujya kugurayo nk'ubu ngubu wowe nshobora kukujyana ku isoko utijyanye wari buce kumuhuza ukaba watanga amafaranga akakugurira ariko ushobora no guca nko mu kigo nka RNIT uri ikigo ubwo uri umuntu cyangwa uri n'ikigo nta kibazo so RNIT ishora ku isoko ry'imari n'imigabane ishora yo gute rero ifata amafaranga mu buryo buri collective kuko RNIT ni iterambere fund ni collective investment scheme ni ishoramari rikomatanye cyangwa ishoramari y'abishyize hamwe wowe ufite bibiri byawe bibiri ntabwo byakujyana n'imigabane kuko kugira ngo ugure imigabane gusaba ko byibura nk'ikigo runaka waba ufite byibura ibihumbi 900 kugeza uyu munsi nkurikije imigabane ihari ushobora kuba gusaba nk'ibihumbi 900 kugira ngo ugure imigabane ndetse 100 y'ahantu cyangwa imigabane 100 apana umugabane imigabane nk'ijana noneho ugasanga ikigo kimwe gicuruza umugabane ihendutse cyane kugira ngo bashe kugura imigabane hariya byagusaba kuba ufite byibura 900 unda akaba kugura corporate bond kugura bond bigasaba ibihumbi 100 byibura kugira ngo bashe kugura impapuro z'agaciro ibihumbi 100 nibyo watangirira so amafaranga ugasanga ntayo ufite ariko ufite bibiri reka nkwereke umuntu ufite uvuza akantu keza ngira ngo kumvikane umuntu ufite ibihumbi 100 kuko wibuka intego yacu yari kuvuga ngo niba ntabashije kugura ikibanza kubera ko wenda yo mfite atabasha kubigura mfite ibihumbi 100 cyangwa 200 nakuyaha cyangwa hariya ntabwo nshaka kuyarya ndashaka kuyashora ngo azangirira akamaro ayo mafaranga ajyahe muri bya byiciro byose wavuze umenye naho wari utangiye kuvuga yego ayo mafaranga ajyahe uwo muntu ashobora donc umuntu ufite agaciro k'ibihumbi 200 cyangwa 500 cyangwa 100 yego ashobora nawe kujya ku isoko ry'imari n'imigabane yego ubwo ibihumbi 100 we ashobora no guca ku mu broker akagura imigabane cyangwa akagura impapuro z'agaciro ariko ubwo nandi kuvuga noneho yuko n'ufite bibiri ashobora gufata amafaranga yakayashyiramo muri akajya muri rya soko ajyanye niyo bibiri byundi na 2 byundi akagenda amafaranga yuzuye ari amafaranga ashobora kugura igicuruza kiri ku isoko cyari gihenze ubwo rero wijana aca ku mu broker 100,000 miliyoni aca ku mu broker aba broker barahari bakamugira inama hari ibicuruzwa ibi n'ibi none ubwo mfasha gutya ari ku Gisozi cyangwa se Kirehe afite ibihumbi 100 arashaka kugura imigabane muyobore
broker ninde ni muntu ki akora iki aramukura he urakoze birambabaza cyane ikibazo cyanjye kirakubabaje ufite agahinda mu mutima impamvu dufite abantu bakeya ku isoko ry'imari n'imigabane uyu munsi ushobora kubyitirira isoko ariko mu by'ukuri aba players bari ku isoko nibo kibazo ngo aba broker nibo bakabaye bakofatira inshingano zo gutuma bino bintu bimenyekana bakanagenda bakagera ku bantu akaba ariko kazi kabo ka buri munsi bagashyiraho za platforms zizoroshye aho kugira ngo kanyenyeri ka Aranite kamenyekane na kariya k'umubroker company imwe kakamenyekana ca kuri code kugira ngo winjire ushora amafaranga twebwe turayagushyirira aho agomba kujya byakabaye bikorwa umunsi ku wundi ubu rero nuvuga ngo none ninjya kumuyobora biranza kunsaba kwamamaza ibigo by'ababrokers bivuga ngo reka mushake kanaka nimushake kanaka mujye kuri website ya Rwanda Stock Exchange urahita mubonaho ibigo by'ababroker cyangwa binsabe kuvuga ngo nimuhamagare nimero iyi otherwise cyangwa nkubwiye ngo va ku Kirehe waruvuze ngwino ufate tike uze ugere i Kigali ugiye mu mujyi rwagati kuri ya nyubako ndende yitwa Kigali City Tower muri etage ya mbere. Mu magambo make ni nkaho urimo kumbwira ngo birakomeye ntabwo biroroha ku gipimo ni nacyo mu mpamvu kuko twari tutaragira ku kace kitwa kwizigamira na ya mibanire yacu y'amafaranga kugira ngo tubiganireho cyane ariko mu by'ukuri reka mbisimbukireho mu mpamvu zituma ubwitabire buba bukeya nuko abagenerwa bikorwa badafite service hafi yaho bari nkanjye ndabizi nkeneye mu broker ndagufite uzahita umpuza nabo urabazi batari wenda n'abatubuzi sinzi niba urwego rwageramo n'abatubuzi ariko umuntu uri Kirehe wenda w'umwarimu wafashe 200 mu mwarimu sako cyangwa wasaguye kunzu yarari kubaka cyangwa se ku bindi yagomba gukora kandi arashaka kugura imigabane yabigenza gute ubwo nukuvuga ngo uwo muntu biramusaba ko ashakisha nuko ubugize no kuvuze ngo n'umwarimu wenda none bibaze ko hari n'utari umwarimu umuhinzi w'ibigori ribashe kujya kuri website wifitiye gaturushe telefone ya gatoroshe ashaka kugira gute kushobora ku isoko umwarimu we namubwira nijya kujya kuri fungura smartphone tira nundi jya kuri website ya Rwanda Stock Exchange urahita ubona aba broker nimero zabo uhita ubahamagara bagufasha ariko uwo nguwo wundi ubwo icyo namubwira no kumubwira ngo wenda abigenza tese tega akabazo k'amatsiko uri Kigali icyo cyuho kirimo aho kirareba nde kirareba ababroker cyane cyane kirareba isoko ry'imari n'imigabane kirareba Capital Market Authority kirareba twese biratureba ariko cyane cyane ku isoko ry'imari n'imigabane bisaba ababroker nibo bantu bahuza abakiriya na ririya soko ntabwo umukiriya yakabaye yaza ngo agere ku isoko ntabwo hajye nk'aba komisiyoneri ababroker katubyite gutyo kuko hari icyo babonaho y'umushoyemo ari naho mvugira ko bakabaye bashyiramo imbaraga uko ushyizemo imbaraga nyinshi bavandimwe n'abantu se n'abantu cyane ibigo ni ibigo birimo abantu mwaba brokers mwegera abantu ko niba turimo kuvuga ngo abantu bashore ku isoko ry'imari n'imigabane batazi inzira bashobora kunyuramo nkuko wari umaze kubivuga nyine bituma n'imibare y'ubwitabire ijya hasi nimwegera abantu mubasobanurire ibyo mvuze kugira ngo mbitangireho evidence wowe uranzigewe akubera ko makorera ubu none ahanshobora kuba mfite amazina yabo nabo nshobora guhuza ariko reka nkore sondage mpere kuri wowe abandi ntago bari kuri kamera ushobora kubabaza bakasubiza nako abari kuri kamera batari kuri mikro ariko hari ikigo na kimwe uzi izina ry'ikigo na kimwe cy'ababroker kirazira ntacyo ufite sinabikubwiye ko ari uzabampa uri informed uri umuntu usobanutse uri muri uyu murwa umaze niyo mpamvu nkubwira ibyo ndikubwira ndabihamya neza ko ntago nyavuga ibintu bidafite evidence nereye kuri wowe niba ntacyo uzi noneho wowe Norbe harababroker uzi harabuzi mwana so ibyo mbivuze mbizi neza ukoze ubushakashatsi ndabikora kenshi mbana n'aba bantu yewe ibi bintu nkora mbikora na passion nakubwiye ko ntajya nkora akazi ntakunda yego so mbikora na passion mba mbikunze so iyo ndi kuvugana n'abantu rero ntago njya mbabwira ikigo mvuyemo gusa ntangira mbabwira amahirwe ahari noneho nkabwira dore wacaha wakora ibi ariko byageraho ngaho nkahita ubwo rero nkahita mbahuza uzajye mwihangana ntange nimero zanyu nkazitanga kugira ngo babahamagare
ariko nuvuga ngo nonaha nibo bakabaye bamamaza cyane kereka niba babujijwe kwamamaza kereka niba babujijwe kwamamaza ariko niba batabujijwe kwamamaza kuko nabo bararegulatingwa n'isoko burya Capital Market Authority na Rwanda Stock Exchange baba bagomba gukurikirana imikorere y'abari abantu kugira ngo batavamo abateka mutwe n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Inama kugiriye zaba ziri mu bwikunde kaguya ngo shora hano kumba arimo gushaka inyungu ze kuko nibyo akubwiriyemo inama hari icyo akuramo harimo komisiyo abonamo mu gushora amafaranga yawe hari akana akuramo mu kugukorera transaction yo kubikuza hari akana ne gato cyane ariko karahari. Niyo mpamvu mvuga ngo bongereye umubare w'abantu babona amafaranga kuko we ukabona umukiriya hari kinjira so bakaba babishyiramo imbaraga. Niyo mpamvu rero mvuga ngo ni ikintu rwose ni icyuho narakibonye kandi ntekereza ko abakuriye bakeneye kugira icyo bakora kandi byazamura umubare w'abantu baza ku isoko ry'imari n'imigabane. Now ubwo aho ni naho ngarukira rero kuvuga ngo ku isoko ry'imari n'imigabane byanze ibyo byose niho nakubwiraga ngo waca nko muri ka kanyenyeri 589 urwego aranatereka ndeka ibintu byo gukomeza nanjye kuvuga abandi ntaravuga ngo uramutse suciye aha ngaha byagenda gute kandi inshingano yanjye niyamamaza bikorwa n'igurisha mu kigo Rwanda National Investment Trust Limited. So uramutse ufite amafaranga make cyangwa na menshi ariko ntabwo ushaka guca hariya urashaka guca n'ubundi yiyashyiza twebwe dushobora ku isoko ry'imari n'imigabane n'ubusanzwe. Ubwo nuvuga ngo RNIT ishora ku isoko ry'imari n'imigabane igatwara mu buryo buri collective igatwara abantu bakeya itwara na benshi igatwara abafite amafaranga make n'abafite amafaranga menshi ikajyanira rimwe ikagura za produit nakubwiye ziri ku isoko impapuro z'agaciro za leta cyangwa izabikorera izibigo by'abikorera cyangwa imigabane y'ibigo. Kugeza uyu munsi ahanini bashora mu mpapuro z'agaciro baguriza leta ko ariko hariho bizeye ko ari amafaranga ariho ava. Turaza kujya mu bindi buryo bikoramo n'undi Gana Masantula. Hari ikibazo nkunda guhura nacyo hakora ikiganiro abantu bakumva ibyo bumvise hanyuma bamara kubyumva bakabura igikurikiraho bakanyura mu gikari bakambaza ngo waduhaye nimero uriya muntu tukamubaza ko uvuze ko hari icyuho mu kumenya aho umuntu ubaye wemeye cyangwa se wabyumvise icyo wahita ukora gikurikiraho aho hantu hakaba hakirimo icyuho bijye bibaho ko ushobora kwemera ko umuntu yaguhamagara ari hano cyangwa hariya. Nge ntanga telefone yanjye bwite kandi ntunga telefone imwe Shaba mu buzima sindatunga telefone yindi yawe isanzwe yo mu buzima busanzwe 851110 reka nyivuge hera kuri 0 851110 niyo 07 8 1 urakoze cyane. Iyo telefone nk'iyo umuntu ansunikiye nk'aka message abambyaye yamamagaye ubu ushobora guhita batangira kuyihamagara bari kubyumva ukabona harimo n'abaderanje. Icyo kiganiro cyawe urabizi ko gikurikirwa kandi gikurikirwa n'abantu b'ibyiciro byose hari n'abaderanje ariko umuntu atasubiza nk'aka message. Niba utekereza ko ushobora gushora ku isoko ry'imari n'imigabane ukaba umutima wamaze kubikwemeza ko ugomba kubikora ariko ukaba utazi aho ukwiye kujya nintega moto ndajya he ndahamagara he hamagara iyo nimero akubwiye hanyuma akugira inama y'icyo gukora cyane. Nimero yo tuzarekera ngo kuyitanga ari uko ibyo byuho byavuyemo ku buryo umuntu abazi neza aho agomba nimero yakuramo icyuho ibaze ko ndi gutanga iyanjye bwite bakamamagara no kwisabato ariko nyaboneka ntimumukubaganire kandi baye byiza wamwoherereza ubutumwa iyo nimero no kuri WhatsApp umwandikiye azahita gufasha kandi bizagenda neza cyane rwose. Hanyuma nyine sinyuzwe kucyo nane nkubajije kijyanye na bajya he ngenda bizaho aho ndi buhite njye ko ndagufite ntago ncika ariko abandi bo abo bicanga baguhamagara ko bagiye kuri ya nyubako ndende Kigali City Tower yego muri etage ya mbere niho isoko ry'imari n'imigabane rikorera ariko aba brokers ni inyubako iri hano hafi yo kwa Rubangura ahahoze gare ahahoze gare yo mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya kangahe muri etage ya kangahe etage ya mbere niho isoko ry'imari n'imigabane burya niho rikorera ndetse hari ushobora kuba wabona wo nk'ikigo kimwe cyangwa bibiri by'ababroker ibindi bikorera ahantu hatandukanye kandi hafunguriwe buri muntu wese hakabaye hafunguriwe buri muntu wese. Ushobora kuvuga iki? Nakubwiye ko ntabwo umuntu wese yinjira nakubwiye ko kuba hafunguye flow ushobora kuyibona ariko kugira ngo ugire igicuruzwa cyugura ku isoko ry'imari n'imigabane ubwo ngo no kujya kubaza amakuru n'ibintu ariko kugira ngo ukore ku isoko ry'imari uca ku broker no byo nahise mbyumva nashaka kuvuga ko umuntu agiye kubaza aya makuru bamufasha iminsi y'akazi amasaha y'akazi. Urakoze cyane
hanyuma ubwo duhise twimuka, umuntu agize amahirwe aguze imigabane ku isoko, hanyuma bijya bibaho kuko iyo umbwiye ngo ikigo cyaguze imigabane, ikigo cyacuruje imigabane ku isoko, abantu barayigura, bagira urugero muri rwa rugero rwa mbere watanze aho abantu bagura imigabane mu isoko, byaba bisobanuye ko iyo ikigo gihombye nawe waguze imigabane kuko ba nyiri umugabane urahomba ugataha ukihanagura. niko kuri kubabaje, ariko niko kuri yego. Iyo ishoramari ijyana risike, tubyumve neza bino bintu. Yego, iyo uvuze ngo gushora imari ni ugufata risike. Gufata risike rero bivuze kuba wakunguka cyangwa ugahomba. Yego, kuba wakwizihiza cyangwa mukarira hamwe cya kigo, kuko iyo uguze imigabane y'ikigo uba uri nyiri ikigo. yego, n'igihomba wahombye wowe nyiri ikigo, n'icyunguka mwungutse mwebwe nk'ikigo. hanyuma reka nguha akazi nk'ak'umubroka, kuko ababroka nibwira ko mu nama bashinzwe harimo no kugira umuntu inama ngo shora aha niho heza. Watubwiye uburyo butandukanye bwo gushora, haba hari bumwe muri bwo burimo ibyago bike byo ko umuntu yahomba. Yego, aho ni hehe? mu kugura impapuro z'agaciro za leta. Okay, kuko ibyo babyita biba bifite fixed income. ngo iyo washyize mu mpapuro z'agaciro barakubwira ngo tuzaguha wenda 12%. Ni 12 ni mu myaka 5. Iyo 12 tuzajya tuyiguha mu mezi 6 igice cyayo. 6% by'amafaranga washyizemo uzajya ubona message. Icyo ukora niki, ufungura icyo bita CSD account. Ni konte y'ishoramari. Iyo konte ikazajya ishyirwaho ayo mafaranga ukayabona. Nta na rimwe bazakubwira ngo yarabuze. Okay, araza, babishaka batabishaka araza. Ubwo nta byago aho ngaho bihari. Ayo mafaranga uko wayashoye urakomeza uyabone. Now kuki umuntu yareka aha agashyiraho? Ni igipimo cyawe, ibyo twita appetite, apeti yawe yo gufata risk. Okay, ufite apeti nini ushobora kunguka cyane, cyangwa ugahomba cyane. Hano rero komeza. Hano inyungu mubwiye ko 12 ushobora kugera na 13 n'ibice 5 byigeze kubaho biragera, ariko ntago byakoroha kurenga aho ngaho. Sibyo? Mu gihe hariya hari n'igihe ushobora kunguka 26 yewe na 30 na kangahe yigeze kugeraho. Hari ibigo hano ku isoko ry'imari n'imigabane byunguka, my friend. Bivuze watumye, ariko siko bakomeje kwamamaza cyane, na uraza kunyishyura. Bintwaye iki ubivuze? No guhita mbegera bakishyura. Ntago nakubeshye, nuvuga ngo nk'ikigo nka Beka gitanga inyungu nziza cyane, ikigo nka I&M gitanga inyungu nziza cyane, ikigo nka Bralirwa gitanga inyungu nziza cyane. Inyungu ndavuga ku banyamigabane bacyo bashyizemo imigabane, bitanga inyungu nziza. Ariko ntibivuze ngo ntago ari yo mubare nkuhaye ubwo kuvuga ngo none mwese nimugende mwirukanyira hariya. Bivuze ngo hari n'umuntu ubara neza. Ngiye kuguha umubare nabaze jewe. Nigeze kubona umugabane wa MTN uri kugabanuka cyane, ukudohoka. Cyendura manuka karikire ganzange zirambwira ngo iki nicyo gihe cyiza cyo kugura. Ubwo urumva tugiye muri detail, ntangiye kujya mu bujyanama. Ubwo mpita ngura umugabane wa MTN, kandi biri kumanuka byabaye nabi cyane, ahubwo biri muri za wewe wabifashe nkaho imigabane iri kuguhendukira. Yego, ndagenda ndagura. No nanga ibyo nafashe. Narebye kure. Bino bintu bisaba gufata risk nyine, ukanayeba kure. Ariko ntago MTN ntago yazapfira guhera. Hari umunsi umwe izahaguruka. Nihaguruka nzahagurukana nayo. Umunsi reka ntangire manukane nayo. Nawuguze uri muri za 66, ariko igeze kugenda uragendwa no kugeza no muri za hafi 40. Ndagura. Biragenda. Umunsi umwe leta iravuga ngo ndashaka ko imigabane yacu dufite muri MTN isigaye tuyivanamo hoya bakayigurisha. Hari ikigo cyiswe Crystal Telecom. Baragenda kiza bari cyo kigurisha iyo migabane. Byari hafi 20%, 19 n'ibice hafi 20% by'imigabane yari iya leta yari ifite muri MTN, baragurisha. Urumva bararistinze MTN, brand nini yiyubatse. Urumva leta igurishije ya migabane yayo. Uzi ikintu cyabaye?
direct yahise ishibuka iragenda igwa muri za 200 ivuye kuri 60. yego udufaranga twanjye duke nta nubwo nari nashyizemo miliyoni nashyizemo 700 tekerezayo nageze uze kubibara nawe 740 naguze kuri 66 urumva nkaza kugurisha kuri 203 umve inyungu nawe narakuyemo ubwo urumva ko faranga menshi mitashora muri I&M ubwo n'urugendo nibirego so ngo hari igihe ubibarira ukavuga uti ibi bimanuka ariko ndimo ndabona mfite ikizeye ko bizazamuka hari igihe bizamuka ugahita ugura none avuga ngo ndabona bikomeje trend yo gukomeza kuzamuka reka ngure nongere nzagurishe byageze hano cyangwa mbike hari n'igihe ugura ugahita uvuga ngo reka mbike mbyihorere niturize ikintu nkuyemo ko umuntu ahitamo aho agura bitewe no ufite nayo mvugo wakoresheje gutinyuka gufata risk kudatinya guhomba ukavuga uti ngiye kuyashyiramo ariko ntago ari ubwiyahuzi oya ntago ari ubwiyahuzi gushyiramo umubare ntago ari ubwiyahuzi nawe ukoresheje ijisho avuga uti ngiyewe mfite amafaranga wenda 500 ngiye kuko ntinya guhomba cyane ngiye kwigurira impapuro za leta cyangwa kuko amafaranga yanjye azaba hari byanga bikunda cyangwa ngiye kuyashora niyunguka zunguke nzunguka nezerwe nahomba nzabimenya yuko ni ikigo nyene nashoyemo cyahombye ntugarukiraho okay ubigarukirije aho ngaho biracyazamo elema y'ubwiyahuzi okay bino bintu ntago ari ibintu by'ubwiyahuzi harimo akantu harimo ubwenge bukora harimo imibare harimo ama algorithm akoreshwa harimo experience hakabamo n'ubwo bumenyi butangwa n'abantu bo ku isoko ry'imari n'imigabane so wewe ushobora kubasha kubisoma ukabireba ushobora kubutera inzuzi nta kibazo ariko bariya bari ku isoko nabo bashobora kongeramo akabo kuko barabizi ngo dore dukurikije amateka dore iki kigo nk'iki n'iki cyagiye byigiye kugenda gutya bigenda gutya ariko hari nkaho ubara nawe ugahita uvuga uti byibura nashingiye ku kuba mbizi neza ko leta ntishobora kwemera tuvuge ko bikihomba ntabwo yabyemera ntabwo leta yakwemera ko abantu babura itumanaho nka MTN ukajya muri uwo mubare ariko ntabwo leta yajya kurwana kuri Uchumi supermarket ikintu kitavugwa aho ngaho nizere ko iyi ngiyi uvuze itabaho urehimbye uraza kubyeditinga ariko byabaye Uchumi iriho ku isoko takihoreramo uwo muntu azajya kibazo uri dormant ni umugabane uri dormant ntabwo bavuga hano mu Rwanda baricecekera ubwo niba ari ikintu kirimo ushaka ko kiba PR ubwo ntabwo wabivana ariko no kuvuga ngo umuntu waguze umugabane wa Uchumi supermarket ubu yarahombye burundu icyo kigo ni ikigo gihari kiri ku isoko ry'imigabane ry'imari n'imigabane ryo mu Rwanda we nta ngaruka byakugiraho kuba ntabikata oya nta kibazo okay ntabyo nzakata nta kibazo kiko ndimo ndavuga ku isoko rino uko rihagaze so ngo hari ikigo kiri ariko ayo namakuru bari ku karubanda nta makuru ahari okay ntago bemerewe gukora mu buryo bwa rwiheshwa yego ubu none kubivugaho wenda kubitindaho kuko bitera bitanga kandi kantu katari sawa abantu bakaba bakumva ko harimo imikorere ariko mu kuvuga ngo ikintu cyabayeho yego ariko urumva biracyari mu biganiro biri ku ruhande so ikigo cyaraje kiraristinga hano ku isoko ry'imari n'imigabane yo mu Rwanda byo bashaka cross listing kugira ngo tugwize umubare w'ibigo byo hanze birimo kuza ariko icyo kigo mu by'ukuri abantu bagishoyemo amafaranga ubu none ni ba nyiri Uchumi supermarket yahombye yafunze amashami yayo muri Dar es Salaam ifunga amashami muri Uganda ifunga amashami irahomba so ba nyiri imigabane muri Uchumi supermarket ubu none ntago bashobora kubona ibyo twakwita dividende uko ntago ikigo kirimo kunguka nta nubwo bashobora gucuruza ya migabane bafite uko nta wayigura kuko nta muntu uyikeneye so niba utayikeneye ubwo ayo washyizemo ntiwayagaruza ubwo ni urugero rufatika rw'uburyo byagiye bimeze ariko kiri hariya kiracyari ku isoko mbere yo gukomeza hari abantu bitwa aba brokers twavuzeho nigize no gukoresha ijambo nsa nk'ubahuza n'abakomisiyoneri kuko hari akanyungu bakuramo mu kuba nyine bafashije umuntu abo bantu kuko mise uvuze ibintu bikomeye uravuze uti hari ukuba umuntu agomba kuba afite amakuru akurikirana agira gute hari n'abantu badakunda imibare
tuntu tw'utubare byageze kuri 15% bigeze kuri 17 bihagaze ahangaha. Umuntu utaragize amahirwe yo kwiga, utazi gukurikirana utwo tuntu twose no kuduhuza no kwandika no kumenya ngo ejo byari bihagaze ahangaha uyu munsi biraha. Aba brokers mu nshingano zabo harimo no kugufasha, kuguha amakuru agufasha gufata ibyemezo. Bundi inshingano yabo no gukurikirana isoko ry'imari n'imigabane uko riri kugenda, bakakugira inama accordingly. Iriya komisiyo batukuraho ntabwo ari uko gusa wacuruje. Iriya komisiyo irimo no kuba bakoze akazi ko kuguhugura no kukwigisha no kuguha amakuru. Niyo nshingano yabo. Niyo mpamvu tuvuga ngo ni gato cyane, nta kantu gato cyane bakata buriya, ariko nyine buri transaction bagenda bakatabwa ntago habura akantu kasigara nyine. Mu yandi magambo uravuze ngo umuntu si ngombwa ko umuntu aba yarize ari umuhanga wo gukurikirana utuntu kugira ngo abashe kujya ku isoko ry'imari n'imigabane. Cyane rwose. Uwo ari we wese kuba ufite ubushake, ufite n'uburyo bwo kujyayo, warijyaho kuri iryo soko. Ugakoresha uburyo ugashyiraho amafaranga yawe ushingiye ku nama wagiriwe. Kandi waba ubyizeye yuko aba ntibafite inshingano yo kukuyobya. Bakuyobeje aba bantu bafite bahura n'ingaruka zirimo gufungirwa license. Bahabwa license ntago bakora nta license. Aguhaye inama zitari zukamurega, yahita afungirwa license akazi kakaba kararangiye bagataha. Hari ibintu bibaho, reka mbyite imikino yo gutega. Nkoresha iryo jambo kuko iyo mvugo yo hari n'ibigo byemewe bikora ibyo bintu. Imikino yo gutega nyine abantu bajyaho baba bari gukina n'amafaranga, kunguka, karibwa, ibintu nk'ibyo byose. Ntabwo ibi bintu turi kuvuga byaba ari nk'imikino yo gutega cyangwa ntaho bihuri. Ibi ngibi nta mahirwe yandabamo. Kuko ni ibintu bibara. Nukuvuga ngo nonaha ikigo corporate kizi ko kiri listed ku isoko ry'imari n'imigabane, kiba kizwi ko ari ikigo cya rubanda. Wowe watangije umushinga witwa Eric Shaba, ntabwo uza ngo uvuge ngo ndakora uko nishakiye. Hari amategeko n'amabwiriza y'ikigo kiri ku isoko ry'imari n'imigabane agomba kubahiriza. Harimo gutangaza inyungu n'igihombo, gutangaza ishoramari ryose uko rikora, umubare w'abakozi, genda yabo, urumva, igihe abantu bazabonera inyungu, igihe muzagurira ubucuruzi, ibyo ari byo zose, structure yose, ubuyobozi bushya, ubwa byose mugomba kubitangaza, bigomba kuba biri hanze. Iryo ni itegeko. Ubwo rero nonaha bagize amakosa, bazanye umugabo araje aje kuyobora ikigo cyawe, araje ageze hariya arimo aragenda yambaye kabutura, abantu babona kabutura bakayica amazi, bafashe umwanzuro wo kuvuga ngo iki ntago twakizera. Atangiye guhombya ikigo, izo shares zigabanuka agaciro buri. Uko gitakarizwa agaciro cyizere niko shares zigabanuka agaciro. Umugabo araje ageze hariya bamutangajeho inkuru yo gufata ku ngufu. Byakabaye bigira impact kuri shares. Bivuze ngo afite inshingano zo kuyobora mu buryo bwubahiriza ethics zose z'ubuyobozi. Ubwo ndabona ndaguha urugero rw'abakozi, staff igomba kugira uburyo yitwaramo kugira ngo umenye ngo iki ntago ari ikigo cyanjye, sinkora ibyo nishakiye, iki ni ikigo cyabanyiri mafaranga cya rubanda. Ubwo rero iyo ukubikora nabi biragira ingaruka, uko bikora neza biragira ingaruka nziza. Ubwo nivuga ngo ingaruka nimbi hanyuma bikagira habaho n'ingaruka nziza se. Mu Kinyarwanda numva babikoresha ariko ntago bakabaye ingaruka nziza. Ni zibaho ingaruka nziza. Ikintu iyo kiri kugaruka kiba ari kibi. Na yahe makosa wabonye abantu benshi cyane cyane batangiye cyangwa binjiye mu gushora ku isoko ry'imari n'imigabane bakunda gukora? Kamere ku makosa ya mbere y'abatarinjira nuko bumva ko bazabikoresha. Kubikora ni ubu nona ukibitekereza, niba wumvishije amakuru meza yaguhindurira ubuzima, igihe cyiza cyarejo hashize ntiwabimenye, turakubabariye. Ikindi gihe cyiza nubu uri kumva ibi. Ubwo noneho ejo nta muntu uragerayo, nta numwe uragera ejo ngo agaruka tubwiye ngo ejo nahabonye nawe. Naho amakosa ya mbere no kutabikora. Sinjya blaming umuntu watinyutse agakora. Ngambwiye Shaba kwiga, I'm sorry warize, ubwo nawe ugiye mu bangiye kubwira kwiga ntago
ntabwo nshaka kudekuraje abantu ariko kwiga ntabwo bituma abantu bakira. Yego. Kwiga bituma abantu basobanukirwa bagasustaininga ubuzima. Ariko kwiga bituma abantu badafata risk kubera analysis nyinshi bakora. Yego. Uzareba abantu benshi bakize barebe uzasanga ari abacishiriza. Ntabwo muzanga abantu bacishiriza bagiye gushora imari ariko no kubera ko bafata risk nyinshi. Gafata iki kikanga agera kuri risk ya 99 wowe utarafata ni muri vuga ngo ukiri muri iyijana igakubita numva amaze guhomba 99 we nturahomba ho na rimwe ariko nturunguka ho na rimwe. Yego. Kandi uko ahomba niko yongera kunguka. Niko niga. Okay. Ntabwo yongera gushya kabiri. Ubwo rya mu bindi akakomeza akagerageza kugeza aho azakubitira rimwe. Azakubita rimwe we wanze gufata risk ugume gutyo urumva akenshi na kenshi niyo mpamvu abantu bize bikunze kugorana kubera analyze ni risk analyst cyane buri aho bari kwiga kuri risk. Now ikosa rya mbere rero rikunze gukorwa ku bantu maze kugiyemo none ayo makosa ndashaka ko tuyavuga vera ku rya mbere. Icya mbere ni ugukoresha amarangamutima. Business nta marangamutima. Business ni reality. Ngo kumva ko iki kigo ni icya kanaka tuziranye reka bari ho nshora. Byo ntago bihagije kuba ari umuntu muziranye. Ahubwo reba kora analyze zishingiye ku profitability, transparency, accountability, urumva na good governance. Nibyo nizo ngiye ngo umushinga ushobora kunguka. None ntabwo tutegeza ngo urunguka. Hari amategeza ngo uvuga ngo uwunguka. No. Ushobora kunguka. Profitability ntabwo ari profit. Ni profitability. Uburyo bishobora kuba byakunguka. Noneho accountability ngo ni ukuba bafata inshingano ukagira uwo wabaza. Urumva kugira uwo wabaza. Bivuye nabaza hehe. Hanyuma hakabamo gukorera mu mucyo. Transparency. Noneho na governance. Structure iteye gute ku buryo wavuga ngo ndimo ndabibona ko bazafata decisions ziri informed kandi zishingiye ziri considerate ku buryo bigenda bigatanga umusaruro. Now ibi byose nibyo bituma umuntu afata umwanzuro. Apana kuvuga ngo santima zanjye zirambwira gutya. Feelings zanjye ziranyobora gutya. Now ikosa rya mbere no gushingira ku myumvire marangamutima. Ikosa rya kabiri no kutabyaza umusaruro amahirwe yose ahari ugashyira ibintu byose mu amagi yose mu gatebo kamwe. Abantu bose bagiye baravuga ngo agenda agafata ubumenyi ku kigo kimwe ibindi agakatira. Ubumenyi kuri produit imwe ibindi agakatira. Ariko ishobora amahirwe ryiza buriya ni rikiza amagi mu dutebo dutandukanye kugira ngo yanameneka agira surviving. Kene kosa rya kabiri bansa bwambaje 3 cyangwa 2. Ongera uvugaho nka rimwe. Nongereho rimwe. Icya gatatu no kutiga kudakora follow up. Ngo umenye ngo aho najishira igisabo ndakurikirana. Hari abantu bajugunya bakibagirwa. Ejo nijo bundi akazamenya yuko bya bindi yakoze hari akantu kigarurira ariko ntigeze akurikirana. So no guterera iyo. Okay. Kosa rya gatatu ni terera iyo. Naho wajisha igisabo ugomba gukomeza kuhakurikirana umunsi ku wundi kugira ngo umenye bimeze gutura yuzirwa yarazamutse byagenze gute nibindi. So ayo ngayo na makosa akunze gukorwa cyane cyane n'abashora mari bagitangira batarakubitwaho ngo bumve ko bimeze. Yego. Turimo kugana ku musozo w'ikiganiro yewe ko baza kirashoje buriya. Ugiye kimaze. Turugana ku musozo ngiye kubaza tubazo twamatsiko nkadu hagati ya 3 na 5. Nta kibazo. Umuntu arashoye. Kankubaza akantu k'ingenzi cyane. Hari impapuro wavuze z'agaciro zishyirwa ku isoko na leta. Zira impapuro zihoraho cyangwa ishaka kuzigura ubwo ndavuga nk'ubu turi kuvuga nabwo ndabizi ko zihari. Ahubwo bisaba kutegereza igihe leta izongera kuzishyirira hanze kugira ngo be wazigura cyangwa ugiye ku isoko hari ziba zihari. Secondary market na primary market nakubwiye ko bitandukanye. Okay. Leta izishyize ku isoko ya primary market ku isoko rya mbere. Noneho abamaze kuzigura
bahora bazigurisha buriya bagura no kugurisha ku isoko rya kabiri. So nuvuga ngo rero ugiye ku isoko ry'imari n'imigabane tuvuge ngo ndashaka impapuro z'agaciro tuvuge z'imyaka 5 cyangwa z'imyaka 7 buriya ziriya zikategorizwa bigiye na maturity bitewe n'igihe zizarangirira. Ndashaka impapuro z'agaciro z'imyaka 5 zigura hagati wenda zitanga inyungu hagati ya 11 na 13 kwijana gutyo ukavuga igiciro gutyo. None hakaza undi navuga ngo ngiye mfite impapuro z'agaciro z'imyaka 5 ndagurisha ku giciro iki n'iki twagahita avuga ati okay so kanzifata izo ngizo. Muri make ziba zihari. Ziba zihari haba hariho isoko n'uburebye report y'isoko itubona ngo hariho bid ingana gutya hariho na offer ingana gutya. Ntago aba bantu bahuje kuko ibyo yashakaga n'ibyo ingo yatanga ntibyahuraga kera kabaye yakazadohoka cyangwa yakazadohoka bakagira aho bahurira gutyo. Cya kabiri, umuntu ufite imigabane yaguze ku isoko ry'imari n'imigabane ntitaye ngo iri hariya cyangwa ahangaha abashobora kuyigurisha igihe icyo ari cyo cyose abishakiye. Urugero, nkeneye amafaranga yo kungoboka, nagize ibyago, shaka gukwa, shaka kugura imodoka, ushobora kubyuka nkahita ngurisha imigabane yanjye, bigenda bite? Ushobora kubyuka ugasaba kwigurishwa. Ariko ntabwo ari kubyuka ugurisha. Urabyuka ugasaba kwigurishwa. Birashoboka ko wanabyuka washyira ku isoko igahita ibona umuguzi wa munsi. Ni ibintu bishoboka. Ariko ku isoko ry'imari n'imigabane iyo ufite impapuro zawe cyangwa ufite imigabane yawe ubwira umubroker uti ya migabane yanjye ingana gutya yishyire ku isoko igurishe ndifuzamo igiciro iki n'iki. Noneho nawe akajya ku isoko agatanga offer. Ndimo ndatanga imigabane ingana gutya y'ikigo iki n'iki ngiye ndi umubroker nimero kanaka ugiye ko hariya biba bigaragara umubroker bafite code avuga ngo umubroker nimero code ni ikigo iki n'iki cy'umubroker gifite imigabane y'ikigo iki n'iki bari kugurisha ku gaciro kangana gutya. Noneho hagaza umubroker nimero uyu afite ubusabe bw'abakiriya bari gushaka imigabane y'ikigo iki n'iki ku mafaranga angana gutya. Iyo bihuriye kuri equilibrium ubyo uriya yasabaga n'ibyo ngo yatangaga baragura. Iyo bidahuye ugakomezaho gutegereza ko hazaza undi cyangwa kunegosia cyangwa we kudohoka n'ibindi nk'ibyo. Ibyo rero iyo bisabye hari bizaterwa na demand na supply y'ibyo ucuruza. Ibyo utanga urabifite ku isoko cyangwa ibyo urimo gushaka kugura birahari ku isoko. So abantu niba baba bahari babishaka uragurisha uwo munsi. Nibitinda biramara ibyumweru 2 cyangwa icyumweru kimwe cyangwa uvuga uti ni mu bigenza ukundi urebe procedure zaba zihari kuko nanone hakabaye hari uburyo butuma umuntu ukeneye amafaranga byihuse yabigenza. Bino bintu rero buriya abantu ntago babizi ariko niba ufite imigabane y'ahantu urumva byakabaye biguha amahitamo yo kuba wavuga ngo reka mbe nitije amafaranga nako kuko mfite icyizere hana cyane cyane nko ku mpapuro z'agaciro bonds ziriya cyangwa ku muntu ufite ubwizigame muri R&I Tambere Fund biroroshye cyane ko watwara certificate yawe yuko wizigamira hariya ukajya muri banki bakaguha inguzanyo mu buryo bwihuse cyangwa ukavuga uti mu mafaranga yanjye nko muri R&I Tambere Fund naho ntago yakuwa munsi ngo yabone uwo munsi uyaka kuwa kane ukayabona kuwa kabiri kuko ibintu ubwizigame kwizigamira bivuze ngo hari ahantu ashowe urababwiye ngo nimugende muvana amafaranga yanjye muri ari amafaranga menshi nashoye hanaha babwo nimugende mukurisha iriya business kugira ngo mukure mutwanjye umutsima wanjye ndashaka kugenda nkuriye urumva niyo mpamvu bisaba yabasaba kuwa kane ukayabona kuwa kabiri n'ahandi rero nuvuga ngo ntago ari ako kanya ntago ari gukanda birumvikana. Ikibazo cya gatatu, ugize ibyago cyangwa amahirwe yo kujya guhura n'umuremyi wawe wari ufite imigabane mu kigo runaka, bigenda bite? Dufite itegeko ry'izungura rihari. Itegeko rero riri clear ninde uzungura ibyawe abahari w'itegeko rigena. Ariko noneho hari nk'ahantu nko mu kigega R&I Tambere Fund yo kwiyandikishaho uvuga ushobora kuvuga n'umuzungura ukamwandikamo kuba yiyandikira anyuze kuri shora.rni.rw haba ahantu bamaze ngo muzungura cyangwa next of kin. Iyo mushyizemo ubwo wavuze niwe wazungura. Itegeko rigena ugasimburwa n'uwo wavuze. Ariko ubundi itegeko riri clear rigena umuntu ahubwo nuvuga ngo bimenyekana biti. So hariho ibigo bifite nka system nk'iyo gusukura nka R&I bo barasukura kareba ngo dufite abantu batari active iki niki bikaduhamagaye tumenye bahuye n'ikibazo cyari cyo cyose. Wahamagara nimero ntiyitabye ugahita ureba nimero yindi ikurikiraho niba ntayo ugahita biripotinga kuri Central Bank. Urumva kababwira ati dore dufite abantu
batari active igihe iki n'iki noneho bakazakoresha uburyo bwabo bwo kubakurikirana kuko ID bifite uburyo connectinze n'abandi kujya umenya ngo ba next of kin babo n'ibandi itegeko rigakurikizwa icyo gihe rero ba nyirabyo bamaze kubimenya bakora bakurikiza amategeko n'amabwiriza kugira ngo bake ibya bene wabo cyangwa bakomeze bizigamireho n'ibindi nk'ibyo mu kanya hari ikibazo nakubajije kijyanye n'amakosa abantu bashoyeho bwa mbere bakora. Uravuga uti mbere yo kuvuga reka mbanze mbwira aho abantu batari bageraho mwaratinze. Mu by'ukuri abantu baratinze kugera ku rwego wowe ubwawe wowe nk'umuntu apana nk'umukozi w'ikigo runaka hari nk'abantu ureba inshuti zawe cyangwa abantu batwebwe abantu bagukikije ureba ukavuga ngo aba bantu kuki batinze koko. Mu by'ukuri abantu baratinze kutajyaho ku buryo wababwira ngo ni mu bitekerezo ho muze mubikore. Abantu twaratinze nanjye ndimo. Okay, ukuvuga ngo Shaba nize muri kaminuza y'u Rwanda mbone 2025 bya Bruce icyo gihe nawe niyo wabonaga yego 2025 yarazaga gashya yose ushobora kwemera ko ibyo 2025 niyo nkuraho 5 gusa nkabishyira ku ruhande kandi hari abana babikoze hari abantu babikoze babitse amafaranga ku ruhande. Hari umwana ukora muri secretariat ya RPF yatangiye abika kuri Bruce cyagiye cya covid ayo mafaranga yaramufashije na nyuma yaho niyo yaje no kuriraho agura akamodoka ke kambere ubwo n'ubuhamya bufatika kubera ko yasavingaga kuri Bruce 2025 gakuraho 5 gusa ugasavinga. Ngo iyo saving ibihumbi 3 ni intego y'ibihumbi 3 ntago nari buyabure kuko igihe nabisetinze nkavuga ngo ngiye ndashaka kuzajya savinga 2 kuri buri mwana ntago ndayaburaho ahubwo mbona arenze. Hari igihe nyabura hari igihe nsanga ntafite kuri momo ariko ejo nkasanga afite 50 ahita savinga 20 ubwo mba savinze 20 y'uwo munsi na 20 nako 2 by'uwo munsi na 2 by'indi minsi 9 nzaba ntayafite kuri buri mwana. Bivuze ngo nta na rimwe ndayabura ahubwo ntego biba ari gusavinga 720 ku mwaka kuri 2 buri munsi ariko nisanga na savings hejuru ya miliyoni 1.2 savinga byo ndabize biryoha iyo wabitangiye kubera ko hari igihe ndenzaho nisanga na savings hejuru ya miliyoni kuri buri mwana. Now ni iyo mbitangira rero kera mba mfite kuko ndashaka kuguha urugero umuntu wa savings amafaranga byibura 100,000 ndabizi ko byari bugushobokere mu myaka 20 ishize 100,000 byari bushoboke yego 100,000 ku myaka 20 ubu nona ubu maze gusavinga miliyoni 24 zonyine ariko usavinga ahantu haguye inyungu ya 11% nkuko nakubwiyaga mu iterambere fund ubu ufite miliyoni 86 kuri konti amafaranga ni make se ndu yafite sayo ngaho kandi 100,000 ni 3,400 3,400 ku munsi. So hari abantu batayibona utafite ako kanya ariko ejo ukabura yafite ni intego se n'umwanzuro ariko utasetinze ntabyo ukora n'umuntu iyo mbimubwiye akabihakanya mpita ngo ngaho usubira imyaka 5 nyuma wamaze gusavinga ngahe iyo yitekereje agasanga ko bya bintu uzikore kuko iyo guhakanya man imyaka 20 yose gusa naba ndi mu biki kumbwira ngaho usubiza inyuma 20 wara savinze se ntayo iyo saving ubu yafite so nundi n'ubu ngubu uzisanga nayo yashize imyaka 20 se ubusa yitishira uzisanga yashize ejo bundi turimo kuganira uri mu myaka 60 ntayo wa saving kubera ko wanze kubikora umunsi wabyumvise. Ubu rero iyo ubyumvise muri ako kanya umenya ngo yes naratinze ariko abaswahili bavuga ngo kutenda kosa si kosa kurudia kosa ndio kosa. Ubwo nuvuga ngo niba warakoze ikosa ryari ikosa yego ariko turyoroshye ariko ikosa ribi no gusubira ikosa. Rero ntago nakabaye nkomba ryarya sinkundi ibintu byo kuryarya abantu bavuga ngo ni muhumure ntago mwaratinze twaratinze ariko urahuranyije bihanga je nibwiza ukuri ntago njye nibeshya sinjye nibeshya n'Imana iyo nganira no sinjye ngira ibintu byo kwiryarya nibwiza ukuri yego ndi umuntu reka nkubwiza ukugemeze nka Yona muri Bible uramuzi ya mutipe yarahuranyaga yabwiraga Imana ati gereka ndakuzi Imana uri umunyamuwe ntago wabyemera ubu ndashaka kumbeshya ngende mbwire bari abatipe baranje bahite babireka bakizwe uhita ubareka hanyuma bahite bamfata nk'umuhanuzi w'ibinyoma none ze wabakije ko cyangwa barangize niba ari wishaka kunyohereza nanjye uko nguko mvuga n'Imana nyibwiza ukuri nkanibwiza ukuri sinjya nibeshya
n'abantu bakumva kwa Shaba ni ubwa mbere babonye umuntu babwiza ukuri twaratinze ariko ntacyo reka tubikosore. urahuranyije kabisa. Masantula Emmanuel, urakoze cyane muvandimwe. Ndagushimiye cyane Shaba. Nibwira ko ngewe n'abandi bantu benshi badukurikiye bashobora guhita bafata icyemezo. Amahirwe nabonyemo nuko nubwo umuntu atahita asobanukirwa aho ahita ajya kubariza, harahari, ariko siko abantu bose bazabasha kuhagera. Ariko umuntu bizavanga, wakoze cyane kwemera gutanga telefone yawe. Ndagushimiye ko witabira ikiganiro. Ndagushimiye ko wantumiye, ndagushimiye ko wanze gutatira igihango cyawe n'umwuga rwose. Ni byiza cyane kandi bitera courage. Abana bato baba kwigiraho ibintu byinshi kandi kuva kera buriya wamye utanga umurongo mwiza, so kutabivaho rero bituma n'abandi bashaka gucika intege bavuga ariko se ko Shaba gihari, ko gihari turi kugerageza, nari kurwana se, reka tugerageze, hari umunsi umwe. Ndagushimiye cyane. Mwakoze, amakuru mwayumvise, byibura ay'ingenzi mwari mukeneye kumenya, kuko ntabwo yose twayavuye muzingo ngo tubyinjiremo, ariko byibura ibyo wibazaga ibyinshi wabashije kubibonera igisubizo. Mwakoze rero gukurikira ikiganiro. Umuntu uzafata gahunda ushobora guhamagara cyangwa se ukajya kwibariza aho baturangiye. Ushobora kujya kubaza isoko ry'imari n'imigabane rikorera. Mwakoze gukurikira The Eric Shaba Show. Ciao ciao.